Nongeye kubasuhuza mwebwe mwese mudukurikiranye uri hirya no hino ku isi, uri ku mugabane wa Afurika, uri ku mugabane w'Uburayi, uri muri Aziya, muri Amerika, igihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye. Ndagusuje mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Nk'uko bisanzwe ngewe ndi Evi Bosco cyangwa Habakwizera Jean Bosco. Imana iduhana umugisha mu izina rya Yesu. Iyi ni isaha yacu y'ubuhanuzi, ni ikiganiro twumviramo ijambo ry'Imana. Ni ikiganiro dusengeramo abantu bagiye batandukanye bafite ibibazo bigiye bitandukanye, harimo abarwaye bafite ibibazo by'uburwayi bigiye bitandukanye, harimo abafite ibibazo by'ubuzima bigiye bitandukanye, harimo abakeneye agakiza, abakeneye kwakira Kristo umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo, harimo abumva hari impinduka ijambo ry'Imana rikoze ku buzima bwabo. Ni ijambo cyangwa ni igihe tuboneramo ubutabazi bw'Imana mu buryo bugiye butandukanye. Abahemburwa bagahemburwa, abakira imigisha bakayakira, abakira umwami Yesu bakamwakira. Imana nibaho umugisha. Rero ushaka kumpamagara, nimero yanjye bayireba hano hasi gatoya, cyangwa nayisubiramo mbere yuko twinjira mu mwanya wacu w'ubuhanuzi. Nimero yanjye ni 0783908336. Iri kuri WhatsApp, wanyandikira cyangwa ukampamagara amasaha yose, nta kintu bitwaye, mba mpari ku bwanyu. Reka isaha yacu y'ubuhanuzi tuyitangirire dusoma ijambo ry'Imana. Turasoma igitabo cy'ibyahishuriwe Yohana ibice 3 umurongo wa 7. Igitabo cy'ibyahishuriwe Yohana ibice 3 umurongo wa 7 niho uyu munsi isaha yacu y'ubuhanuzi, ubuhanuzi bwacu niho bugiye gushingira, kuko akenshi ahanini ubuhanuzi bwacu buba bushingiye kuri Bibiliya, ariko haba harimo ibyawe byinshi bigiye bitandukanye ushobora gusingira, ndetse akagira n'ibiremeka ku buzima bwawe. Imana niduhana umugisha mu izina rya Yesu. Haranditse ngo, umutwe w'amagambo aravuze ngo urwandiko rwandikiwe ab'i Filadelifiya 7. Haranditse ngo wandikire marayika w'itorero ry'i Filadelifiya uti: uwera kandi w'ukuri, ufite urufunguzo rwa Dawidi, ukingura ntihagire ukinga, kandi ukinga ntihagire ukingura. Aravuga aya magambo ati: nzi imirimo yawe, dore nshyize imbere yawe urugi rukinguye, kandi ntawubasha kurukinga, kuko ufite imbaraga nke, nyamara ukitondera ijambo ryanjye, wihakane izina ryanjye. Amen. Imana ishimwe cyane. Uyu mwanya iri jambo ryandikiwe itorero ry'i Filadelifiya, rinyura umugaragu w'Imana witwa Yohana, ahabwa ubutumwa bwa runo torero. Ariko noneho uyu mwanya cyangwa isaha uri kunyumva neza amatwi, nagira ngo nkubwire ngo ukuremo itorero ry'i Filadelifiya, ahubwo ushyiremo izina ryawe, ushyiremo izina ry'umuryango wawe, ushyiremo izina witwa none aha ngaha n'icyo uri cyo none aha ngaha. Ntabe ari Filadelifiya Imana ivugana nayo, ahubwo aba ari Imana ivugana nawe kuri uyu munsi. Hanyuma ijambo ryaravuze ngo wandikire marayika w'itorero, wandikire kanaka, wandikire wowe, wandikire umuryango wawe, wandikire abavandimwe wawe, wandikire famiye yawe. Niko ijambo ry'Imana rivuze. Hanyuma ubampere buno butumwa, mu butumwa bwa Imana impaye muri kano kanya: uwera kandi w'ukuri, ufite urufunguzo rwa Dawidi. Imana ishimwe cyane. Ngo uwera kandi w'ukuri, ufite urufunguzo rwa Dawidi. Afite iki? Afite urufunguzo. Ngo ukinga ntihagire ukingura, ngo kandi ukingura ntihagire ukinga. Hari amagambo agiye kuvugana nawe. Reka ntinde kuri kano kantu gatoya kavuga ngo ufite urufunguzo rwawe. Ntabwo ari urwa Dawidi, ahubwo ni urwawe, ni urwanjye ngiye Bosco. Ufite urufunguzo rw'ubutabazi bwawe, ufite urufunguzo rwo kugirwa neza n'Imana, ufite urufunguzo rw'ibyawe ku buzima bwawe. Uyu mwanya aravugana nawe aya magambo ati: dore nshyize imbere yawe. Bivuze ngo iki? Bivuze ngo birashoboka yuko ushobora kugirwa n'umuvandimwe wawe, ariko umuvandimwe ntagire ububasha bwo gushyira imbere yawe urugi rufunguye. Birashoboka yuko rushobora kugirwa n'umuturanyi wawe, umuturanyi wawe ntashyire imbere yawe urugi rufunguye. Birashoboka yuko rwagirwa na famiye yawe, famiye yawe ntishyire imbere yawe urugi rufunguye.
birashoboka ko rwagirwa n'abo musengana, abo ngabo ntabwo babasha gushyira imbere yawe urugi rufunguye. Birashoboka yuko haleluya rwagirwa n'abo mugendana mubana bwe mu buzima bwa buri munsi, abakomeye mu kazi kawe birashoboka ko ngo barugira mubana mu buzima bwa buri munsi, ariko ntibashyire imbere yawe urugi rufunguye. Ariko ufite urufunguzo ari we Uwiteka, afite urufunguzo rw'ibyawe, afite urufunguzo rw'umugisha wawe, afite urufunguzo wo gufungurirwa amarembo. Aravugana n'aya magambo uhereye none aha ngaha wowe uri kunyumva ngo durashize imbere yawe urugi rufunguye. Hari ibintu wabonaga byari bikomeye ku buzima bwawe, hari ibintu wabonaga byari bikugoye ku buzima bwawe, warebaga herezo ukaribura, warebaga hepfo no haruguru ukabura gutabarwa, ariko umuko ijambo ry'Imana rivuganye nawe byari byakuyobeye. Imana irakubwiye ngo ufite urufunguzo rw'ibyawe, aravugana aya magambo none aha ngaha durashize imbere yawe urugi rufunguye. Kandi runo rugi nubwo rwigize rwafungwa, ariko none ntawubasha kurufunga, kuko abantu babigize muri bararufunga. Bamwe akugose bagenda bafunga imiryango yarafungwa, ariko none harafunguye. Kandi aravuze ngo ntawubasha kongera kurufunga. Imana ikugire neza mu izina rya Yesu. Ubwo ari urufunguye baragerageza bafunga, ariko ntabwo bikundeye ko rufungika, kuko rufunguwe n'Imana. Kandi urufunguzo rwarwo biravuze ngo Uwiteka nukomeje kurugira ntabwo arubahaye, kuko arubahaye ushobora kugirirwa nabi, ushobora kutabona ubutabazi bwawe, ushobora kutabona kugirirwa neza n'Imana. Ariko uyu mwanya Imana iravuze ngo dorishize urugi imbere yawe, kandi urugi rufunguye. Haleluya, Imana nishimwe cyane. Imana ishize urugi rwawe imbere yawe rufunguye. Ntabwo uruhaye abaturanyi, oya abaturanyi barufunga. Ntabwo uruhaye abavandimwe barufunga. Ntabwo igutaza amaboko yawe ishahisha bagukuraho rwose, bakwica rwose, ntabwo bakugirira neza, bakugambiriraho ibibi. Ariko Uwiteka avuganye nawe arakubwiye ngo dore arafunguye, ngo kandi abasha kurufunga. Imana iguhe umugisha mu izina rya Yesu. Imana ishimwe cyane. Afunguye urugi rwawe, afunguye umugisha wawe. Wari umaze iminsi uri gusenga, hari ibyo uri gusengera igihe cyari kirekire, ariko Uwiteka avuganye nawe aravuze ngo rero none aha ngaha hari umugisha wa Imana ifunguye. Wari umaze iminsi uri mu marira, uri mu gahinda, uri mu mabaro, byagucanze byakwibaza hepfo na ruguru, ariko Uwiteka avuganye muri kano kanya aravuze ngo ashize urugi imbere rufunguye, kandi abasha kurufunga. Wari warigeze wagira umugisha, ariko umugisha wawe ntabwo wagumyeho. Haje abaza kurufunga, arafunga biremera, ariko none ntayongeye gufungura, kandi ubwo afunguye ntabwo bizongera kunda yuko barufunga. Imana iguhe umugisha mwene data. Imana niguhe umugisha. Uwiteka ashize imbere yawe urugi rufunguye, kandi abasha kurufunga. Imana ihimbazwe. Imana ishimwe yuko ifunguye inzugi imbere yawe. Urwo rugi rw'uburwayi umaranyemo igihe kirekire urwaye, urwo rugi rw'imbaraga mbi zimaze igihe kirekire zikurwanya, urwo rugi rw'abarozi bakugose, urwo urwaye bw'inzitane butarondoreka, mbese umubiri wawe wose uraribwa, ariko Uwiteka avuga naravuze ngo ashize imbere yawe urugi rufunguye. Urwaye igifu cyanze gukira, waragerageje kwivuza byaranze, Uwiteka ashyize imbere urugi rufunguye, aje gukiza icyo gifu. Urwaye uburwayi bw'umuvuduko, Uwiteka aje kugabanya umuvuduko mu buzima bwawe. Umaze igihe kirekire utegereje umwana, bakoze ibyo bafungura urugi rwawe, ariko Uwiteka abwiye navuze ngo aje gufungura ubuzima bwawe kugira ngo wakire umwana. Wari utwite igihe cyari kirekire, ariko Uwiteka aje kubyara neza. Uwiteka aje kureba ubuzima ku buzima bwawe. Wari urwaye uburwayi bugiye butandukanye, amadiyabete, wari urwaye umutwe uhoraho, wari urwaye umugongo, wari urwaye uburwayi bw'amayoberane, ariko Uwiteka avuganye nawe. Wari urwaye kanseri, wari urwaye ibihaha, kwa muganga babwiye ko bitazashoboka, babwiye ko ari ufata imiti yo kwiyorohereza, ariko Uwiteka avuze ngo ashize imbere yawe urugi rufunguye. Uhereye none aha ngaha isaha Uwiteka aje kukugenderera, Uwiteka aje kukurwanyirira, Uwiteka aje gufungura ubuzima bwawe. Bwari bwarazitiwe n'abadayimoni, bwari bwarazitiwe n'abarozi, bwari bwarazitiwe n'abagome, ariko Imana ubwayo naravuze ngo ishize imbere yawe urugi rufunguye. Uhereye uyu munsi ukimara kunyumva, akira impinduka ku buzima bwawe, akira uhumure ku buzima bwawe. Akazi kari karanze wari waricajwe, ariko akira guhaguruka. Diploma wari warayibitse, akira guhaguruka, akira ubuzima bushasha, akira kwinjira mu kindi cyumba cy'umugisha. Wari mu cyumba kitari
cy'umugisha, ariko Uwiteka afunguye icyumba cy'ubuzima mu izina rya Yesu Kristo. Imana nikugire neza, Imana nikwiteho. Enebo sayibone tandomeneya. Imana ya Israel ivuganye nawe, irakubwiye ngo igiye kugarukaho, iravuze ngo igiye gufungura. Wari warafungiranywe, abadayimoni bari barafunze, hari abantu benshi ibyo byari bifunze, abadayimoni barabifashe, ariko Uwiteka umwami wa Israel aravuze ngo afite urufunguzo, aravuze ngo aje kugufungurira ubwo burwayi nabwo ahoragamo, n'icyumba rufungiranyemo, abadayimoni bagufungiramo cy'uburwayi, ariko Imana igiye kugufungurira. Imana igiye gukiza indwara z'amayoberane, ije gutanga iminuka ku buzima bwawe. RCMO. Imana nikwiteho, Imana nikugire neza. Izo infegisiyo, ayo stayibonema, ubwo burwayi bw'amatifoyide, Imana ije guhindura mu izina rya Yesu Kristo. Imana ije kugira neza, ko kuribwa aribwa, kwa muganga babwiye ko byarangiye, babwiye ko bitazashoboka, maze iminsi ugiye ku gipimo, babwiye ko urwaye bwawe kandi bukomeye, ariko Uwiteka aje gufungura ku buzima bwawe. Imana ikugire neza. Imana nikwiteho mwene data, kandi Imana igushyigikire. Dore Imana ishize imbere yawe urugero rufunguye, ngo kanabasha kurukinga, ngo niba amagambo Imana ivuganye nawe, kandi Uwiteka ngaza imirimo yawe. Niyo mpamvu agize gutya, ashize urugi rukinguye imbere ya Imana ikugire neza, kuko witondeye ijambo ryayo. Imana ikugarutseho, Imana ikwiteho mu izina rya Yesu. Waba hari Imana iremye ku buzima bwawe, waba wakiriye gukira, tanga ubuhamya kugira ngo n'abandi barusheho gukora imirimo, barusheho kwizera mu buhamya, barusheho kwizera imirimo y'Imana, barusheho gukora kw'Imana, bumve kugira neza kw'Imana. Hari abantu bari kuhamagara bambwira yuko hari ibyo Imana yakoze ku buzima bwabo. Ndasaba kugira ngo mutange ubuhamya kugira ngo n'abandi barusheho kwizera, bizeye ko Imana ikorera n'ibitangaza. Kuko hari abantu benshi Imana igiye kuzitura ku migozi baramaze igihe kirekire. Hari abantu benshi Imana ikuye mu byumba byari by'imivumo, ishize mu byumba by'imigisha. Hari abantu benshi Imana ikijije uburwayi bugiye butandukanye. Hari baragiye kwa muganga agena impapuro zo kwa muganga, hari abo indwara zari zaranze imigongo irakize, imitwe irakize. Imana ihinduye amateka y'ubuzima bwawe mu izina rya Yesu, ifunguye umugisha ku buzima bwawe. Imana ikugire neza kandi Imana ikwiteho. Waba ushaka kudusengana, mpamagara dusengane. By'umwihariko waba ushaka gushima Imana yuko Imana ari cyo yakoze, nyandikira kuri WhatsApp cyangwa mpamagare. Imana ikugire neza kandi Imana ikwiteho mu izina rya Yesu Kristo Yesu. Amen, 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 amen. Imana ikuye umugisha mu izina rya Yesu. Amen.